Banje kubasuhuza mwese aho muri hino hirya hose ku isi. Banje kubabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe. Muri kumwe na mujyanama ugiye kubagezaho ikiganiro cyiza cyane. Bajya mukurikira kuri iyi channel kandi wibuke gukora subscribe kuri iyi channel yacu ya Karemye TV ariyo yawe, izajya igufasha mu biganiro bitandukanye byakugira inama, byagufasha, byahindura ubuzima bwawe ugahinduka rwose ukabana n'abandi amahoro. Ese wabuzi aho isi yavuye? Hari ibibazo bibaza nanjye nibaza. Isi, ijuru, amanywa, ijuru bituruka he? Ese umuntu we yavuye hehe? Gusa abantu ntitubimenya, turikaniza, abantu tugahemukirana, abantu ntituvuge rumwe, kandi ugasanga nta n'igihe tuba dufite kuri iyi si. Icyiza twakabanye neza amahoro. Hari ibintu bijya bibaho kandi bidakwiye kuri iyi si. Hari ugukora nabi, gukora neza, hari ukumenya ko wakoze n'ikosa ukarisabira imbabazi. Nta muntu kandi udakosa. Gusa niyo utasabye imbabazi, isi nayo hari igihe ibikwereka. Kuburyo ngo niyo iba itaragira ikigukoraho ngo bikigushakira ibirungo. Hari igihe umuntu akosa, agakosa, akabaho ntamenye gusaba imbabazi. Ariko hari n'undi umenya ko yakosheje agasaba imbabazi. Ubwo ni ubuntu buri wese atagiriwe, ariko Imana itanga. Kandi umuntu aba afite uko yavutse. Gusa icyiza iyo wigiye ku bandi ukigira ku byo tubona kuri iyi si biradufasha. Ikindi kandi kubana neza n'abantu ku isi nibyo byiza, kuko tugereranyije kuva isi yaremwa hari ibibazo byinshi twibaza. Ese kuki tuvuka? Nawe wakwibaza ati ndavuka kuko ari ngombwa, ariko ibyo ntibihagije. Ese kuki tudahora biteka dupfa? Icyo ni ikibazo utabona igisubizo, nanjye ntabonera igisubizo, ariko hari uko ushobora kubyitwaramo wowe ku giti cyawe, nanjye ku giti cyanjye. Wenda iyi si twibonyeho utazi uko waje, tukazayibaho neza kandi tukazayibaho tugerageje kwishima. Wanayivaho ukayivaho gitore. Turavuka, tugakura, tukiga, abandi ntibaboneyo amahirwe yo kwiga. Gusa nabo hari igihe bavamo abantu bakomeye cyane nubwo baba batarize. Abacuruzi, abashoferi, abagabo, abagore batunze ingo zabo, n'abandi n'ibindi byinshi. Gusa mu kuvuka havuka ingeri zose: amabandi, abicanyi, indaya, amarozi, abasenga, abapfumu, abanyamashyari n'abandi. Tugaharanira by'isi cyane, dore ko ari ngombwa ku muntu wese. Tukagambanirana, tukicana. Umuntu ntiyifuze ko undi yatera imbere. Za munyangire zikaba nyinshi, dore ko tubana ku isi ari ku jisho. Umwe ntiyifuze ko undi akira. Yakira ati kirankiranye, yatera imbere ati yaba cyari gisubiye inyuma. Za munyangire zikaba nyinshi. Ukanga umuntu ngo nuko avuka kwa kanaka mudahuje, nkaho mwese mutisanze hano kuri isi. Bamwe bagakira, abandi bagakena,
iryo ni igeno. Tugenda dukura tukishima ngo twagize za anniversaire, ariko iyaba wari uzi aho werekeza, iyaba wari uzi aho uri kujya, iyaba wari uzi abatubanjirije aho bari bari n'aho bagiye. Ariko ntitwibuke kwisuzuma mu myitwarire yacu, kandi ntitwibuke kugira ngo twisubireho. Ntitwibuke ko turi gusatira urupfu ku bafite amahirwe yo kurama, uretse ko nubwo warama ntiwamara imyaka 150, uretse n'150 nta n'100 wamara, uretse ko yenda ushobora no kuyirenza, ariko ntiwaneze 150. Warama ntiwarama 150, urupfu turagendana. Ese nkubaze, kuki wica umuntu kandi nawe ejo uzapfa? Icyo kibazo buri wese akibajije yagafasha uruhare kuri mugenzi we, akamufata nk'amata y'abashyitsi, kuko ejo ugiye nawe wavuga ati nzasangayo abandi, cyangwa nawe uzansangayo, nubwo nkwishe ariko ntibikwiye. Ibyo byakabaye paragisida ariko atari ku bushake. Kuki mperuka twaravuye kuri Adamu na Eva, kuki twigabanyijemo ibice? Ibyo byose nawe wabyibaza. Uzi igice wishyizemo, n'undi nawe azi igice yishyizemo, kandi mperuka twese twaravuye kuri Adamu. Ibyo ntibikwiye. Twese tuva amaraso amwe, ariko kumva ko usumba undi. Yego waba uri muremure, ariko n'undi ari mugufi, ko mwese nimuze kuba muri abantu, muri kiremwa muntu. Kuba uri mwiza cyangwa mubi ntibikubuza kuzapfa. Uzapfa, iriya mva twese tuzayijyamo. Uwo mubiri wiratana uzabora, ntuzigera rwose wibuka n'umunsi n'umwe yuko wigeze kugira umubiri mwiza, cyangwa ngo umanike ahantu hamara igihe. Kuba uri muremure, mugufi, ubyibushye, unanutse, ukize, ukennye, niyo wakira cyane. Ayo mazu ntawe uzayaguhambana, izo modoka ntawe uzaziguhambana, ariko ufashije mwene so byakugira umumaro ukomeye. Uworoheje, twese tuzapfa. Hariya hantu ntihagira nyiraho. Twese turavuka, tugakura, igihe kikagera ngo twagiye kera, ariko tuzapfa. Ese niba utemera Imana ko ibaho kandi itanga amahoro n'umunezero, gukora neza ukabana n'abantu bose amahoro, byo bidutwara iki? Gutanga imbabazi ukumva ko wababarira mugenzi wawe igihe yakosheje, nabwo byaba ari byiza, kuko iyi si twayijeho, tuzayivaho, kandi hari abayibanjeho tutakibona. Nta mpamvu yo kwigira icyo utari cyo, nta mpamvu yo kwikanyiza. Iyaba wari uzi ubwenge, wahindura imyitwarire yawe ugakora icyiza. Ibyo twiruka inyuma byose tuzabisiga. Uyu mubiri udushuka uzabora. Igikwiye ni ugukora ibyiza, tukabana n'abantu bose amahoro, buri wese agaharanira ko uruhande rwe rwaba ruzima. Waba ushoboye ugasenga Imana, kuko ari ishobora byose, ntiyoroshye imitima ya buri wese. Akarusho kandi ukaba uri umuntu ucisha bugufi. Muri wowe abakeneye abakire, ntuvuge ngo uri umukire undi ni umukene. Twese tuzashiraho, twese tuzajya mu gitaka, twese bitubona tuzabisiga. Ariko wizeye Imana, wenda yaguha umurongo uhamye, kaguha amahoro arambye mu mutima. Bari kumwe na Mujyanama. Ntugende utakoze subscribe kuri channel yacu, kugira ngo ujye ubona izindi nama kuzagenda tuzishyiraho. Amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose ku isi. Bye.